Yesu ashimwe, ndabasuhuje ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndi Odette Kandama, narije ngo tuganire ku magambo y'Imana numva Imana yasize ku mutima wanjye, amagambo avuga ku byiza byo gutinda mu kintu. Tujya mu kintu rimwe na rimwe tukakijyamo twihuta, tukakijyamo twirukanka ntituhatinde, bigatuma hari ibyo tudakuramo cyangwa tutabona twari kubibona, cyangwa se rimwe na rimwe twajyamo tukabona ibiduca intege tugahita tuvamo tudakomeje. Ariko burya kwihangana no gupersevera mu kintu bijya bigira inyungu nyinshi, bijya bivamo umumaro. Reka rero tuganire ku byiza umuntu abona iyo atinze mu kintu. Bien sûr ni ikintu cyiza, ibyiza byo gutinda mu kibi byo ntibibaho. Kibi ntukanakijyemo, ariko ugeze ingorane ukakibona mu gihe uhita ugisohokamo. Nta byiza biba mu kibi, kiragatsindwa. Ndashaka ko tuvugana ku byiza biba mu gutinda mu kintu cyiza kizima. Reka dusenga Imana. Tuguhaye icyubahiro Mana nyiribihe, tugushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushimiye ko waturinze, kandi tugushimiye kuri Imana itwitaho. Iri ni ijambo ryawe tugiye gusangira. Turasabye ngo Mwuka Wera w'Imana abane natwe, aridusobanurire rwose, kandi rigira aho rituvana, rigire n'aho ritugeza. Riraturuta cyane, niryo ryaturemye. Turifuza yuko watubashisha Mana kuryumvira no gukora ibyo ridutegeka, kandi ukatubashisha kuribika mu mitima yacu kugira ngo tutagucumuraho. Mana ni wubahwe iteka mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dufatikanye gusoma amagambo yanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, bice 20. na amagambo menshi turasoma twihuta. Turahera ku murongo wa mbere tugere ku wa 18. Na amagambo ni inkuru zivuga kuzuka kwa Yesu, ariko niho Imana yashatse kumfasha ngo bariho tuvuga, nubwo atari mu bihe bya Pasika, ariko Yesu yarazutse, ariho, ni muzima, ni intwari muri twebwe. Rero amagambo ari kumfasha ari muri icyo gice, ndagira ngo tuyasangire nyine. Handitswe ngo here ku murongo wa mbere, kuwa mbere w'iminsi 7 mu rubungabungo hatarabona, Mariya Magadalena aza ku gituro, asanga igitare gikuwe ku gituro, arirukanka. Iri jambo muryiteho. Asanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakundaga, arababwira ati bakuye umwami Yesu mu gituro, kandi ntituzi aho bamusize. Petero asohokana na wa mwigishwa wundi bajya ku gituro, bombi birukira icyarimwe. Mwumvise ko nabo birutse, ariko uwo mwigishwa asiga Petero aba ari we ubanza kugera ku gituro. Arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi, ariko ntiyinjiramo. Maze Simoni Petero nawe azamukurikiye, yinjira mu gituro, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi, n'igitambaro cyari mu mutwe we kidashyizwe hamwe n'imyenda y'ibitare, ahubwo cyari kizinze kiri ukwacyo hirya. Nicyo cyatumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro nawe yinjira. Abibonye yizera ibyo yabwiwe na wa mugore. Umurongo wa 9 uravuga ngo kuko bari bataramenya ibyanditswe ko akwiriye kuzuka. Umurongo wa 10, maze abigishwa basubirayo bajya iwabo. Kuri 11 haranditse ngo ariko Mariya yarahagaze ku gituro arira. Ubwo abandi bari bamaze kwisubirira iwabo, Mariya we ahagarara ku gituro, arahaguma, arakomeza ararira. Akirira runama arunguruka mu gituro, abona abamarayika 2 bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambizo, ab'intumbi ya Yesu yari yarashyizwe. Baramubaza bati mugore, urarizwa n'iki? Arabasubiza ati nuko bakuye mu mwami wanjye, nanjye sinzi aho bamusize. Amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba, aramubwira ati mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi, mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati Mariya.
Haleluya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo ujya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku mana yanjye ariyo mana yanyu. Murongo wa 18. Mariya Magadalena aragenda abarira abigishwa inkuru ati nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Imana ishimwe. Uyu murongo wa 18 ni ikinyuranyo cyane cy'umurongo wa 2 muri iki gice. Kuri uyu murongo wa 18 Mariya yagiye ajyanye inkuru ivuga ngo nabonye umwami, ariko ku ya 2 ku murongo wa 2 yajyanye inkuru ivuga ngo ntabwo mbonye Yesu, sinzi aho bamusize. Harimo ikinyuranyo cyane gikomeye. Ikinyuranyo ni ikihe? Nuko ku murongo wa 2 yagiye yirukanka, ariko ahangaha ku murongo wa 18 yari yahagumye arategereza. Mwumvise byose byamubayeho n'ibyo yabonye. Ananatabarukana atahana noneho inkuru nziza ivuga ko yabonye umwami n'ibindi byose yari yamutekerereje. Yesu ashimwe. Yesu naduhana umugisha. Mu nkundire tuvuge ku bantu batatu bavugwa muri iyi nkuru. Yesu n'abamarayika bari hariya nabo, ariko reka tubanze tuvuge ko aba bantu batatu we bita Petero n'uyu mwigisha Yesu yakundaga, nibwira ko ari Yohana, n'uyu Mariya Magadalena. Uyu Mariya Magadalena Luka yanditse mu bice 8 umurongo wa 2 avuga yuko uyu Mariya Magadalena ari wa mugore Yesu yirukanyemo abadayimoni 7. Hanyuma aba bantu rero uko ari batatu, uwo Mariya Magadalena niwe wazindutse mu cyakare cyane ngo ajya ku gituro aho bari barashyinguye Yesu, ajya ku gituro. Ahageze ngo ikintu yabonye ni iki? Uyu Mariya yasanze ngo igitare kitari ku gituro. Nuko Bibiliya yatubwiye akimara kubona igitare kitari ku gituro gusa, Bibiliya ntiyatubwiye ikindi yabonye. Yahise agenda yiruka. Twasomye ngo ariruka nka ku murongo wa 2 ahita agenda bari inkuru aravuga ngo Yesu ntawe nabonye. Imana idufashe. Yabibwiye Petero, abibwira na Yohana. Noneho nabo ngo bakoze iki? Ngo bahise birukanka bajya ku gituro. Bageze ku gituro bakiri mu nzira, Yohana ngo niwe wasize, yarushije intambwe Petero. Ahageze mu kurusha intambwe, ahageze yakoze iki? Yarahageze arihagararira. Icyakora ngo arunama arungurukamo. Urumva ko wateye intambwe kuruta Mariya Magadalena arungurutsemo, ariko arungurukira hejuru y'igitare. Petero nawe ngo abarahageze, noneho we ntiyarungurukamo, atera intambwe we yinjiramo. Haleluya. Uko tugenda dutera intambwe niko tugenda dusobanukirwa kurushaho. Ukagenda wunguka. Mubonye uko umwe yagenda agatera intambwe yungukaga kimwe cyundi icyo wa mbere atabonye. Noneho Simoni Petero ngo amaze kwinjiramo ngo aragenda ngo abona imyenda y'ibitare ngo yari twikiriye Yesu. Kindi kintu yabonye ngo cyakora abona igitambaro cyari kiri ku mutwe we ngo kirambitse ngo ku ruhande batakivanze na ya myenda y'ibitare. Hanyuma Yohana ngo abone yuko Petero ari kusandaza ibyo areba, wa mwigishwa nawe ngo yinjiramo. Aragenda yitegerezanya na Petero, barabyitegereza bose barabireba, babona imyenda y'ibitare, babona igitambaro, ariko barangije nyine babona yuko inkuru ni ku murongo wa 8, inkuru wa mugore ngo yababwiye ko ibyo yababwiye ngo ari ukuri. Ndashaka kubabwira akantu ahangaha. Imana ijya yitegereza cyane intego dufite mu mutima. Imana igireba intego, icyo ukora cyose Imana ireba intego, icyo uvuga cyose Imana ireba intego, umugambi wawe ufite Imana igireba intego yo mu mutima. Imana yitegereza impamvu ukoze ikintu kuruta igikorwa ubwacyo. Niba ngiye gusenga, mbese njyanywe n'iyihe mpamvu? Niba nsuye umurwayi, mbese njyanywe n'iyihe mpamvu? Nuko umusura, n'urukundo koko mfite, cyangwa ngiye kureba uko ameze, cyangwa ndi umuntu uvuga amagambo ngiye kureba inkuru nzabara.
niba ntanze ku murimo w'Imana nkitanga ndetse binarenze, mbese koko ni urukundo nkunda Kristo, mbese ni urukundo nkunda umurimo w'Imana, cyangwa nitanze kugira ngo bambone? Imana ireba intego. Aba bantu rero Petero na Yohana n'uyu mwigishwa bagenda bagiye intego yabo bari bafite yari intego yo guhinyuza kugira ngo barebe niba ibyo wa mugore yababwiye, yari intego yo guhinyuza gusa. Mbese koko ntawuhari, mbese koko Yesu ntawuhari. Bamaze ngo kwitegereza iyo myenda y'ibitare rero ngo babona koko Yesu ntawurimo. Murongo wa 8 hasoza ngo wa mwigishwa Yesu yakundaga ngo abibonye yizera ibyo yabwiwe na wa mugore ko Yesu ntawuhari. Intego yari iyo, yaragiye guhinyuza koko niba umugore yavuze ukuri. Arangije umurongo wa 10 uravuga ngo ari wa mwigishwa Yesu yakundaga ndetse ngo ari na Petero, ngo haravuga ngo babigishwa bisubirira iwabo, bisubiriyeyo. Ariko nkundira subira inyuma ku murongo wa 9 ni nka parenthèse hariya ngo ntabwo bari bagasobanukiwe ibyanditswe ko Yesu azazuka, ntabyo bari bazi. Mu nkundire mvuge iki kintu cyo gusobanukirwa ibyanditswe. Uko gusobanukirwa ibyanditswe Bibiliya hari icyo yabivuzeho. Abigishwa babayeho babana na Yesu imyaka 3 n'igice, ariko ntibasobanukirwa ibyanditswe, ntibabyumvaga. Yesu yajyaga avuga ntibabyumve. Abana bato baza basanga Yesu, abigishwa bakababuza. Yesu akavuga ati mwibabuza nimubareke bazi. Imana idufashe, nimubareke ntimubabuze. Yesu yatambuka, umuntu yataka ati nyamuneka mwigisha, ntabarabigishwa atariko ceceka urasakuriza umwigishwa. Hari byinshi bari batarasobanukiwe. Yesu rero yarabizi ko batari basobanukirwa n'ibyanditswe. Aha ngaho uyu murongo urabivuze, ntibari babizi. Yesu nyamara yahoraga babwira umwana w'umuntu azagambanirwa, azicwa, ariko nyuma azahambwa, nyuma umunsi wa 3 azazuka. Ariko ntabwo bari bagasobanukiwe. Hari impamvu. Yesu rero amaze kuzuka amenya ko batobasobanukiwe n'ibyanditswe. Amaze kuzuka akora ikintu cyiza cyane cy'igitangaza yabakoreye. Uzagisoma muri Luka ibice 24 uhere ku murongo wa 45 kugera ku wa 47. Handitswe gutya ngo nuko ngo abungura ubwenge ngo kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ibyanditswe ni ibihe? Nibyo ibi ngo kuko Kristo yarakwiye kubabazwa, yarakwiye gupfa, apfiriye ibyaha by'abari mu isi, agahambwa, ariko akazazuka ku munsi wa 3. Ibyo ni ibyanditswe, nibyo Yesu yashakaga ko basobanukirwa. Icya kabiri arababwira ngo kandi kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose yo mu isi, ngo uhereye i Yerusalemu, uhereye aho utuye, uhereye aho muri, ngo kandi nimwe bagabo bo guhamya ibyo ngibyo, kandi ntimuzaba muri mwenyine, nzaboherereza umufasha data yasezeranye. Rero yabunguye iby'ubwenge kugira ngo basobanukirwe, kuko umuntu utari wungurwa ubwenge, mu gifaransa baravuga ngo il a renouvelé l'intelligence, ngo afin qu'il puisse comprendre les écritures. Utarasobanukiwe, utarabaye renouvelé, hishuriwe n'umwuka we na Yesu ngo amukore kuri intelligence ayihonuvere, utarunga ubwenge na Yesu ntabwo ashobora gusobanukirwa ibyanditswe byera. Ubu nibwo butumwa. Uzumva benshi bavuga ubutumwa butandukanye n'ubu, ariko sinzi nawe ubwo ukunda kwiyumvira birigivuga mu minsi y'imperuka abantu amatwa zaba barya batishimira kumva ubutumwa buzima, inyigisho nzima. Ariko ubutumwa buzima Yesu yashakaga yuko abigishwa be bumva basobanukirwa n'ubu, nuko Kristo yarakwiye kubabazwa, babarizwa abanyabyaha, agapfa, agahambwa, ku munsi wa 3 akazuka. Hanyuma kandi arazutse. Ubwo azutse, abantu mubabwirize kwihana, abantu mubabwirize kwihana ibyaha byabo, kuko wihanye Yesu arahari, yapfiriye ibyaha byabo kugira ngo abababarire. Ngubwo ubutumwa bwiza Yesu yagukoze kuri intelligence ikabaho nouvelle. Nawe uvuga ibyo ngibyo akaba ari byo ukunda kuvuga. Yaranavuze ngo tubibwire amahanga yose yo mu isi. Hanyuma nawe kandi nubwo ukunda kumva, niba atari bwo wakunda, gukunde kumva ubutumwa bwo ko Yesu yapfuye akazuka akaba ari muzima kandi yapfiriye ibyaha byawe. Hanyuma umenye ko ni wihana kubabarirwa kurahari. Yesu nicyo cyamuzanye. Imana rero ibaho umugisha. Nuko wa murongo wa 10 yari parenthèse simpatinze, ariko dusomye ko ku murongo wa 10 bisubiriye iwabo barigendera babigishwa. Mariya rero icyo nenda kukubwira, mu murongo wa 11 watubwiye ngo Mariya we
yarahatinze, kuko intego ya Mariya yaje noneho atirukanka, yaje ari buhatinde, yaje ashaka kumva no gusobanukirwa nibite bimeze bite, Yesu arihe koko. Ngo akiri ku gituro arira, we urumva yarahagumye arategereza, kuko intego ye yashakaga kubona Yesu no gusobanukirwa aho ari. Bibiliya yatubwiye kuri uwo murongo wa 11 ngo akirira yunama gato gusa, ngo yunamye abona abamarayika babiri, umwe ahagaze ku musego, undi ahagaze ku mirambizo yaho Yesu umurambo we wari uryamye. Umva mbabwira ikintu, aba bamarayika ntaho Bibiliya itubwira ko bamanutse ako kanya, ahubwo aba bamarayika bari bahari mu gihe Yohana yateraga imyenda hejuru, mu gihe Petero yateraga imyenda hejuru, ariko kuko mu mutima intego yawe yandi nakubwiye ko ari Yesu yitaho, ntiyari iyo kubona Yesu, ari iyo gusobanukirwa mbese ibyo Mariya koko yavuze nibyo, ariko mu mutima intego yabo kwari uguhinyuza. Ariko Mariya we mu mutima ubushuti yari afitanye na Yesu, dore ko wababariwe ibyaha byinshi ngo akunda cyane, niko Bibiliya ivuga. Ubushuti Mariya yari afitanye na Yesu, ukuntu yamukundaga, ukuntu yamumisingaga, aravuga ati ubu koko namubuze. Arangije marayika ngo abona marayika ku musego, undi ku mirambizo, kandi ntibaje ako kanya, bari banahari imbere. Baramubaza ngo mugore urashaka nde, urarizwa niki? Yari ari marira. Baramubwira ngo mbese mugore urarizwa niki? N'umurongo wa 12. None ahita basubiza ngo rwose ndarizwa nuko bakuye mu mwami wanjye, kandi sinzi aho bamusize. Mariya ngo akivuga ayo magambo ngo arakebuka gato. Haleluya. Akebutse ngo abona Yesu, ariko ntiyamumenya. Yesu nawe amubaza amagambo nka yayandi, aramubaza ngo mugore urarizwa niki, urashaka nde? Noneho Mariya mwitegereje abona ishusho ya wa muntu ashobora kuba itandukanye n'iya babandi babiri amaze kuvugana nawe, ngo yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba bashyinguyemo Yesu. Ngo aramubwira ngo mutware, niba ari wowe wamujyanye wambwiye aho wamusize, maze nkagenda nkamukurayo. Yo, umva urukundo Mariya yari afite agihari akihagumye. Noneho agiye gutangara cyane ngo yumva Yesu aramuhamagaye mu izina, aravuga ngo Mariya. Ye, umuntu umpamagaye mu izina, umuntu umenya izina ryanjye. Nawe ngo ahita amwitaba mu Ruheburayo, ngo aravuga ngo Rabuni, ngo bisobanurwa ngo databusha. Mariya ngira ngo byaramurenze agenda nk'umusanga. Tugeze ku murongo wa 17. Noneho ariko hageze Mariya nka uko yakagiye amusanga, Yesu ngo aramubwira, yo haleluya, ngo aramubwira ngo ntukoriho ntari najya kwa data, ngo hita ugenda ubwire bene data, ubasanga ubabwire ngo ngiye kwa data, ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Haleluya. Ahita amuha ubutumwa. Mariya none hajyana ubutumwa ku murongo wa 18 butandukanye nubwo yajyanye kare ku murongo wa 2. Imana idufashe. Narindi kukubwira ibyiza byo gutinda mu kintu. Uyu yatinze hariya kubera umubabaro yari afite wo kubura Yesu, kandi muri we intego yari afite ari yo kubona Yesu. Arangije kubwo kuhatinda abamarayika baramubonekera. Bamaze kumubonekera bavuganye nawe. Hanyuma abamarayika bamaze kuvugana nawe, hanyuma abona na Yesu nubwo atamusobanukiye ngo amumenye. Yesu nawe avugana nawe. Ibyo byose ni ibyiza byo gutinda mu kintu. Yesu avugana nawe. Arangije cyakurikiyeho amuhamagara mu izina. Arangije ku murongo wa 17 amuha ubutumwa. Haleluya. Arangije Mariya kubera ko yatinze ajyana iyo nkuru nziza, ajya kwamamaza ko Yesu yazutse. Ahari impamvu Imana itagutuma, ahari ntabwo hatinda, ntutindana nayo. Mariya yarahatinze, abona ibyo abandi batabonye, abona Yesu. Yesu aramuvugisha, Yesu amuhamagara mu izina, arangije amuha ubutumwa kuko yahatinze. Arangije ajyana inkuru nziza. Abantu benshi bari kujyana inkuru zidakwiriye zitari nzima kuko batatindanye n'utanga inkuru nziza. Bari kujyana amakuru batahawe n'Imana, bari kujyana ubutumwa batahawe n'Imana kuko barimo baragenda birukanga. Naratekereje ndavuga ngo
Mana nanjye umfashe, umpe gutindana nawe, umpe kugushaka ntinze, undinde kugenda ngurukira hejuru, undinde kugenda nguruka nk'umuriro w'amashara, ugende lentoma mesiroma. Imana idufashe. Urabona ko kugenda yiruka Mariya byatumye atanga inkuru itariyo. Yesu ntawe uhari, namubuze, sinzi aho ari, ariko mu gihe yitonze ahatinze byagenze gute? Yabonye Yesu, ahabwa inkuru, ahabwa ubutumwa bwiza, agenda avuga ngo nabonye umwami, amubwira n'ibindi byose. Umva mbabwire, mu nkundire dutindaho Yesu ari, mu nkundire dutinde mu byo turimo. Mbese byakubayeho gutangira igikorwa cyiza wagera hagati ukananirwa? Mbese byakubayeho gutangira igikorwa wagera hagati ukabona ko gikomeye? Mbese wagize intego yo gutangira usoma ijambo ry'Imana ukajya ubona ko bigoye, ukabona uguye mu masekuruza ya Yesu ukumva ntacyo wumvise, ukumva uguye mu mazina y'abavanye yabo Nehemiya yavanye nabo mu bunyage ukumva nta na kimwe wumvise, ukumva bya bindi byubatse ihema by'ibonaniro ukumva ntacyo wumvise? Ihangane ugende buhoro buhoro, lentoma mesiroma. Mwuka w'Imana azagusobanurira ugenze buhoro wihanganye. Kwihangana, la patience, la perseverance, baravuga ngo c'est une vertu, ni ikintu cyiza cyane. Yesu abaho umugisha, Yesu nabagirire neza. Umva mbabwire, wowe unyumva, wigeze utuma umwana ugahamagara umwana ukamubwira ngo ngwino ngutume? Simbizi nabyo yarigeze bikubaho. Ukabwira umwana ngo umwana ari kumwe akina n'abandi ukamuhamagara ngo ngwino ngutume, ye nuzanire iki n'iki mu kabati. Umwana akirukanka yagera mu kabati agahita kugarukaho, akaza akakubwira ngo ndakibuze. Kumubwira uti subirayo kirahari, akongera agasubira inshuro ya kabiri, reba hanaha agashaka ntakibone. Ukamubwira ngo kandi niza nkakibona nzi ko gihari ndagukubita, akongera agasubira yagashaka. Mbese icyo kintu nuko kidahari uwo mwana ari gushaka? Kirahari, ahubwo umutima we ntuhari, yasize abandi bana hanze bari gukina. Niyo mpamvu ashaka kwiyirukankira, umutima ntuhari, kuko ugatangira kwibaza se narakimuye, se nibagiwe aho nagisize, nyamara wajyo nyine ukagisanga harya wamubwiraga. Ikikoresho umutumye kirahari, ahubwo nuko umutima utabirimo, ariruka, ari mu birere. Imana idufashe. Muzi ko ibi bintu bijya bitubaho, tukagenda tukajya gushaka Imana tukayibipa, tugahita twigarukira tukumva turananiwe. Imana idutabare. Ariko tubonye ko kugumana na Yesu, gutinda hariya, tubonye ibyabaye kuri Mariya. Imana irashaka ko dutindana. Ibyabaye kuri Mariya byo kubona abamarika, byo kubona Yesu, byo kuvugishwa nawe, ibyo kumuhamagara mu izina, haleluya, ibyo kumutuma akamuha ubutumwa. Uyu Mariya niwe wabonye Yesu bwa mbere akizuka. Simamya ko Mariya ari we wari ufite ubuzare cyane cyangwa ubumwe cyane kurusha abandi ugereranije na Petero na Yohana, ariko yabikuye mu gutindana nawe. Nahise ntekereza amagambo yanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 10 murongo wa 35. Imana ntirobanura ku butoni, ukora ibyo gukiranuka uyubaha mu mahanga yose iramwemera. Ongeraho ngo uyishakanye umwete, utindanye nayo iramwigaragariza, itarebye ngo nuyu numuyuda numugiriki numugore numugabo. Utindanye nayo iramwigaragariza, uyishakanye umutima wose iramwigaragariza. Imana rero nidufashe, Imana nitugirire neza. Bibiliya igitubwira mu gitabo cya Petero wa mbere ibice 2 uhereye kuri 3 wenda ukagera kuri 5, haratangira havuga ngo niba mwarasogongeye mwisogongera gusa. Haleluya. Niba mwarasogongeye mwe gusogongera gusa, ahubwo ni mumwegere. Nimumara kumwegera mwubakwe nk'amabuye mazima. Haleluya. Hanyuma mu bizu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana. Ntusogongere gusa, nusogongera uninjire. Imana idufashe. Imana irashaka gutindana nawe, Imana irashaka gutindana nanjye, kandi Imana irashaka ko icyo kintu utangiye nubwo ubona kigoye, nubwo ari kizwa ushaka kukijya, wicika intege, tindamo. Ariko hanini Imana irashaka gutindana nayo. Itegereze, urya inshuro zingahe ku munsi? Iyo ugiye ku meza urya entrée, haba ibibanza kuba bifite, ukarya ropa ubwayo, warangiza kuyirya wenda ukarya na deseri, hangiza ukanywa n'amazi cyangwa icyayi cyangwa se wakinyoye mbere. Reba igihe ufata. Akenshi ibyo tujyamo byose tubitindamo tubihigiye. Reba igihe umara muri siporo, kandi ni byiza rwose. Reba igihe umara wagiye ku isoko,
reba igihe umara wagiye ku kazi, reba igihe umara wicaye imbere ya televiziyo, urareba filime, urareba amakuru, byose ni byiza, biterwa n'icyo umuntu yahisemo. Reba uburyo utindana na WhatsApp, sinzi ibyo urebamo, byose ni byiza, biterwa n'ibyo uri kureba. Cyakora ndakugira inama ngo ujye ureba mw'ibyiza, information nziza zirahari. Reba uburyo utinda muri ibyo byose wabitinzemo, akazi wagatinzemo, siporo wayitinzemo, kurya wabitinze, amakuru urayafite, siporo wayikoze, information urazifite, umubiri umeze neza, wawugaburiye. Witonde ugereranye n'igihe umarana n'Imana. Dutindana n'Imana mu gusenga, dutindana n'Imana mu gusoma ijambo ryayo. None niba ntinda muri ibyo by'umubiri gusa bya physique, ibijyanye n'umwuka simbitindemo, ndatinya ko umubiri wanjye ushobora kuzaba en déséquilibre. Imana idufashe rero, ubasha no gukora ibyo byose, ukajya muri siporo umeze neza, ufitanye relation nziza n'Imana, ukajya mu kazi, ukajyaho mu isoko, ibyo ureba ukareba ibizima, information ukareba izikwiriye, ukamenya gutandukanya ibizima n'ibipfuye, byose nabyo ukabikora ukiranutse, n'ubuzima bwawe nabwo bwa ubuzima bwo guhimbaza. Icyo Imana ishaka nuko dutindana nayo. Yesu rero naduha umugisha, natubashishe gutindana nawe. Yesu arashaka ko tumushaka, tukamushakana umwete. Paulo yandikiye Abefeso 5:10 arababwira ngo mushakashake uko mwamenye ibyo mwamashima. Yewe hari ugushaka ukongera ugashaka bigahinduka gushakashaka. Ntabwo warangije, ntabwo uragerayo, shaka wongera ushakashake ibyo mwamashima. Mu buzima turashaka, tukongera tugashaka. Wafatira aha ukabona ntibikunze, wanyura hari ukabona ntibigenda, ukongera ugahindura ukajya handi. Tubikore mu buryo bwo gushaka no kubana n'Imana. Ushake wongera ushakashaka. Hanyuma Petero yarongeye arandika muri Petero wa 2 mu nkundire, tuhasome igice cya mbere umurongo wa 5 kugera kwa 8, aravuga ngo igice cya mbere Petero wa 2 uhereye kuri 5, ngo ibyo abari ibyo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, hanyuma ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe, reka mvuge muri twe nanjye nishyiremo, kuko ibyo nibiba muri twe bikatugwiramo, bizatuma tutaba abanyabute cyangwa ingumba kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Tugende twongeraho, wageza aha ongeraho na kiriya, dushake, tuzakomeza twongeraho. Mwisi ntabwo twabigeraho, mwisi ntabwo twabishyikira, mwisi ntabwo tuvuga ngo turarangije, tuzakomeza gushakashaka, tuzakomeza kugenda twongeraho, maka impanda ya Kristo na marayika ukomeye w'umwami Imana ivugiye mu kirere. Hanyuma icyo gihe nibwo tuzarekeraho gushakashaka, kuko tuzamenya neza wa Yesu dushaka nkuko yatumenye, tuzamumenya nkuko yatumenye, tuzasobanukirwa neza nkuko yadusobanukiwe. Ariko tukiri mwisi, nubwo dushaka tukongera tugashakashaka, tumenya aho agace, nubwo kwizera tukongeraho kumenya, tukongera ingeso nziza, tukongeraho kwirinda, tumenya aho agace, tuzagera ku gihagararo cyiza kizima cya Kristo, ubwo Kristo azaba tujyanye mu ijuru. Imana rero nibaho umugisha, tugire umwete, hanyuma kandi dukomere, hanyuma dushakashake, twe kugamburura vuba, twe kurambirwa vuba. Mbese waje mu nzu y'Imana uzanywe n'iki? Waje kureba nawe se nkuko babagabo baje kwirebera? Waje guhinyuza, mbese waje guhinyuza uko bakora, cyangwa waje uje gushaka Yesu? Niba warajuje gushaka Yesu rero, Imana niguha umugisha, nigushyigikire. Haleluya. Mbese hari igikorwa watangiye, ukunda gusoma Bibiliya, wasoma ukumva uracika intege, ihangane, pazapa, intambwe, pazapa, buhoro, wiguruka nk'amashara, wigenda wirukanka, kwihangana bizagufasha. Patience, perseverance, mu gikorwa cyiza cyose urimo bizaza, ni buhoro.
ntukagire umwete wo gusezera. Niko ijambo ry'Imana nasomye ahantu ryambwiye, nasomye harambwira ngo ntukagire umwete wo gusezera, wongereho, Yesu ntazabura kugufasha. Narinje kukubwira ibyiza byo gutinda mu kintu kizima. Uyu Mariya yatinze ari Yesu ashaka, hanyuma atinze rero abona abamarayika bari bahari, nyamara abandi bahageze birukanka ntibababona. Abona Yesu aramuvugisha, Yesu amuhamagara mu izina, Yesu amuha ubutumwa buzima. Mariya yamamaza inkuru nziza y'amahoro ayihawe na Yesu. Mariya mbere wagiye wiruka ukavuga ko Yesu yamubuze, noneho kubera yuko haleluya yatinze yihanganiye mu cyo yararimo, kandi yari afite intego nziza yo gushaka Yesu. Tugira intego nziza kandi tuyigumemo mpaka tugeze ku ntego twiyemeje. Yesu azadufasha, Yesu azadushyigikira. Imana nigushyigikire, iguhe gutinda wihanganye, iguhe gutindana n'Imana, gutindana n'Imana. Yesu nawe aguhe gutindana nawe, tindane nawe mu gusenga, tindane nawe mu kwinginga, tindane nawe mu gukora ibyiza. Imana nibaho umugisha. Reka dusenge Imana. Mana turagushimiye, tubonye ko Mariya yatindanye nawe, ataratinda akagenda yirukanka, yajyanye inkuru ivuga ko atakubonye, ariko atindanye nawe uramwiyereka. Turagusabye ngo uduhe gutindana nawe. Twarasogongeye tumenya yuko ugira neza, tubashishe tukwegere maze twubakwe nk'amabuye mazima, tube inzu nziza. Haleluya, tube inzu nziza yubatse, tube neza abatambyi bazima bubakitse, inzu nziza y'umwuka yo gutambishwa ibitambo bizima bishima Imana, bihesha Imana icyubahiro. Turagushimiye, turasaba gutindana nawe, kandi mu byo twatangiye byo kugukurikira uduhe kubikomeramo. Nubwo inzira igoye, turasaba ngo uduhe patience, uduhe perseverance, uduhe endurance muri uyu murimo twagiyemo. Uturinde gucogora, uturinde gucika intege, uturinde kugamburura mu makuba. Bibiliya yarambwiye ngo uzahagarara mu ihema ryawe, ngo icyarahiriye ngo naho cyamugirira nabi ntajya yivuguruza. Nuhabwe icyubahiro kuko uri Imana yiteguye kudufasha no kudushyigikira, natwe tuguhereje byose mu izina rya Yesu. Amen.